nitwa Muvunyi Polite. Madamu mwamubonye benshi bari banzi ko nawe ari umwigisha w'abanyagice, ntakunda kuboneka cyane. Ngenda ukwanye nawe akagenda ukwe, turagabana, afata hepfo nkafata amajyaruguru, nuko nguko. Imana rero yatugiriye neza. Ejo bundi twafese imyaka 24 tubana, uyu ni wa 25. Ndashaka guhamya Imana muri iteraniro yuko ari Imana ishobora gushyigikira abari batoya, ikabakuza, ikabagira abandi bantu. Twashakanye turi bato, mfite imyaka 23, nawe afite imyaka 22. Ngize imyaka 48. Kandi arababonaga bitashoboka ko urugo rwabaho. Mutunganye ibingibi neza. Imana yavuganye natwe, niyo nshaka guhamya muri iteraniro. Nongere mbibutse ko ndabizi ko mubizi kwivuga. Yabaremye muvuga nayo iravuga. Ntabwo mwavuga mwenyine ngo ye kuvuga. Nayo iravuga. Iranareba, iranumva. Rero yavuganye natwe niyo kwizerwa. Nubwo mubona inzira zimwe ari bigorogoro zigoramanzi, ariko no mu bisobanye ibisobanuro. Rero najya mbashimira Imana muri iteraniro, yampaye umugisha wo kuyimenya. Nihanye ndi umusore, mfite imyaka 20, ishyingirwa mfite 23, ngiye kuza 25 nubatse urugo, mfite imyaka 48. Imana yavuganye nanjye rero, niyo nshaka guhamya muri iteraniro, kugira ngo abayise ngo nayo, ari n'abayihaye gahunda barayibwiye ngo ntizongere kuvuga, dore igihe yavugiye ni nakore, ariko ikorera igihe cyayo, nta witegeka nta n'uyihata, ahubwo ni Imana ihendahendwa. Ndayihamya muri iteraniro, ni Imana ivuga, ni Imana isohoza, ni Imana ikora imirimo. Nanjye ubwanjye narayibonye kandi nawe warayibonye. Twongere twibukiranye iby'urugendo. Rero nihanye ndi umujene w'imyaka 20, njye bafite 23. Ubu ndi kumwe na madamu tumanye hafi imyaka 25. Imana iduhamo n'abana, dufitemo imbyaro 6, abana 7, twabyaye n'impanga. Kandi iwacu ntazibayo, iwabo. Ariko Imana ngo itangiye umuryango mushya kuri jyewe, ndi gisekuru gishya. Imana yabikora. Najya ngo mbashimire n'izo mpanga zaje ari abana bitangaza, bavukanye 8 n'amagambo 50. Ababyeyi mwabyaye mugatwita murabyumva. Byabagoye ko numva bikunderanje, kandi ngiye utazi kubifata, munyereke nuko wabifata. Nuko ako diri n'imyaka tumaranye. Imana iratubwira ngo ngiye kubaho umugisha, ariko muzaca mu nzira z'akaga. Kugira ngo winjire mu cyumba cy'imigisha uca mu nzira z'akaga. Tubanye gutyo rero, turi abakene. Tugiye nahembwaga 10,000 n'amafaranga 800. Nawe nta kazi afite, yakabonye nyuma y'imyaka 14 tubana. Dufite amasezerano y'ibyiza, aho dutegereje ko Imana izabikora. Nyuma turakodesha nk'abandi bose, baradusohora, badusohora n'amasezerano. Hari igihe bagusohora uyafite, kayabungana mu mujyi hano, kayazererana. Kandi Imana yaravuze. Tumaze amezi 4 tutishyura, twarakennye, batwituriye mwana wa kabiri, ubuzima bumeze nabi, nta cyahindutse. Ajya mbwira abantu, nkajya mbigisha ngo kubaka urugo ni uguhindura ikibuga cy'intambara. Ese urugo ni iki? Urugo ni guhindura ikibuga cy'intambara. Narwanye iz'abasore ndanesha, kampangane n'izabubatse. Narindaga umutima wanjye, none Imana yanyongereye n'uw'umugore, kandi uwanjye ntayinkubashije. Imana waramfashe kabisa. Mbaho
byaye wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu baje ari impanga. Ikintu nta kirahinduka. Kandi ayambwira Imana kungwirije abaturage aho nta kintu mpaye, maze kuzana abaturage bangana gutya. Ngo navuga abana Imana iducishijemo tuzanye, bati ni rubanda nzanye, ni mendevre y'igihugu, bazavamo n'amaboko y'itorero, ariko nta kintu urampa cyafashe uno muryango. Ya gusenga rero, ngiye gusenga Imana irambwiye nababwiye ivuga, irambwiye ngo n'Imana itanga abantu, ariko ntanga n'ibintu, nzaguha ibintu byo guha abantu. Yego mpindura isengesho, Mana wanyihereye ibintu, nkihera bano bantu, mbira nk'umuvugo mbese, nyihera ibintu, nihere bano bantu, ingirira neza, inyihera ibintu. Nagira ngo batarayibona ntimucumuzwe n'ishimwe ryanjye. Umuntu wese agira igihe cye, ajya umuntu ashima avuga ngo nawe araje. Ndaje nyine, none se wabigenza ute? Imana iratubwira ngo nohereje uruzi runini mu rugo rwanyu, ariko uriya mwana wa kabiri numwe nababwiye wari waramunzwe igufa ry'ukuguru, yaramunzwe tibia, ruseke, umurundi uramungwa, tuba mu bitaro amezi 9, ndwaza undi arwara amara, umwanda ukajya uca mu kanwa, imyaka 2 n'igice, nyobora korari, ubuzima buranga kugeza ubwo nanjye avuga n'amagambo mabi. Yambaye ati Mana wambangiye ingata y'amahwa, nicaye mu ngata y'amahwa niwe wanyicaje, nkajya nca hano nkajya za Rundoyi na Kayove, nasura namwe twasohokanye hose, burya ubuzima bwari kuriye. Ariko ajye mbwira nzaza kugusura warankoreye, nkanyibaza uzaza ryari igihe wavugiye. Ajye vuga iraje, akajya ngo inyuma y'urugo, kandi ntize vuba we, nabyara akajya ambaza wongeye ninongeye. Uzabagira uti nzabarera. Rimwe nkaya nihagararaho nkayamvuga ngo ako mwebwe intwereranya n'amagambo gusa, muzi gutwerera gusa n'amagambo aduca intege. Umufuka w'umuceri nzi se wawe wagasukari se, byibura ngo uzamureho incyuro, akwampaye n'umuceri, uko ngiye igisubizo cyafatwa ndacyakira. Arabara ko bajya bivumbura ngo yambwiye nabi, ngo yampaye n'amafaranga, ngiye uzambwire nabo yampe, unayavume ugende wayaciriyeho, ako yampe. Kubera iki? Ubutunzi buri mu maboko y'umusazi nzabwakira, murekere ibisazi bye. Abantu bajya bavuga ngo umuntu ntiyanyigisha ngo afite imbuto mbi, mwihorere, niba ari n'icyapa biramureba. Nzakira ubutunzi buri muri we, ndeke ibisazi bye. Imana inshisha muri ubwo buzima, abantu barambura, kajya bambaza ngo kuwananutse, ndababwira ngo ndaririye iby'Imana yamvuzeho, meze nk'inkoko iri mu magi, naranapfutse muri ukuntu nabaye, narashize. Wowe utadusura se nabona itigese, inkoko iri mu magi itora hafi y'urugo, ni mu ndindire muzambona nsohoye imishwi, nzanye ibisubizo muzambona. Iyo rero uri mu bigeragezo utora hafi, wabona n'itigese, amaboko abahi. Imana yabishohoje nyuma y'imyaka 14 turi kumwe, ariko na madamu amaze kunanirwa, nanjye naniwe, kugeza ubwo ampamagara umwana yahiye. Twahishije umwana umwe muri bana bacu, haje n'umushyitsi kudusura kubera kurwaza igihe kirekire, urwaye amezi 9 mu bitaro, urwaye amara, umwanda uca mu kanwa, atajya mu bwiherero. Umwana arashya ahiye, ahita ampamagara ndi mu mahugurwa y'akazi. Halo, urugo rwawe rurananiye? Dore uriya niwe twabanaga. Urugo rwawe rurananiye? Nawe nivugisha, nagira ngo ni urwacu, none ni urwaje.
iyo urugo rwawe rubi rero urw'umugore cyangwa urw'umugabo, hari n'impunzi z'ingo zabo. Ariko ntanganiza abagabo n'abagore muri iteraniro, mufite urubuye rw'urugeragezo. Umugabo azafate rwa kinubi ni rwa runyundo runini, umugore afate k'icumi, wenda muhondeho mwese kizashira. Ndananirwa, nta mbaraga, nta masengesho n'amahugurwa, arambwira ngo urugo ruraraniye. Nawe nagira ngo ni urwacu none urwanjye. Ndavuga ati humura, Imana izadutabara. Nyuma y'igihe irambwira ngo uruzi nakubwiye rwitwa kugira neza kw'Imana, nirugusatira uzacya nk'abandi bagabo. None akeye, ufite ishyari yihangane, ndakeye. Iyo yagucupiza uracupira, iyo yagukesheje uracya. Nibwo ibintu byose bihindutse. Umwana wacu uriya mukobwa wa kabiri, mvuye mu masengesho y'iminsi 7, nibwo Imana yamukije rya gufa ryari ryaramutse. Faisal tumazemo amezi 9, bana nadusezereye, n'akazi nafite mu midugudu nakagurishije, nasubiye gucumbika. Wa wundi wamara ngo ndabaha ingingo z'amakuru, nabonye mureba ku gihe cyane, kandi nge naje saa 11 nje kwigisha iminota 50, amasaha 5 mu nzira. Gahunda nayo ni nziza, ariko ndanga yuko murambirwa, ahubwo dushyiremo igihe cyacu neza. Hanyuma nashatse no gutanga itangazo mbere ko ndi basomera ahantu hagera mu 10, nsanga mutari mu byihanganije. Mwahita muncika, mumure ndasoma hatoya cyangwa hagufi. Kandi uwababariwe byinshi akunda cyane. Mbashimira Imana, Faisal banciye miliyoni 3 batanamukijije. Ni nkuko wishyura morgue ugashyura n'umurambo, kandi utishyura morgue ntucyura n'umurambo wawe, banza wishyure tuguhe n'umurambo. Kwa muganga rero, abaganga bari hano mwihangane, iyo banadusinyisha bagiye kubaga umuntu wacu, barakubwira ngo tugiye gukoresha uburyo bwacu bwose, ariko ntuzadushinje ko umuntu wawe yapfuye, sinya wemere ko tumubaga. Bivuga iki? Biravuga ngo ni obligation de moyen. Tugiye gushyiraho moyen zacu zose, ariko ntutubaze resulta, twe tuzitanga. Ariko dusinyire, dukoreho urubanza, wemere. Ngibyo mwisi, ariko mu ijuru hari Imana. Baramubaze, ntanga amafaranga, ntibamukiza. Kumungwa kw'amagufa ni indwara ikomeye, hari ibyo babasha n'ibyo batabasha. Baramumpa ndamucyura, bata amasengesho. Muganga yarambwiye ngo indwara ntikira, iminsi 7. None maze gusenga amasengesho iminsi 7, Imana irambwira ngo ndashye uburwayi mu igufa ry'umwana wawe. Undi Imana idaha indwara, n'ubu mwizeye yadaha n'izizerera mu maraso. Mwizeye nizo magufa yazikuramo, nizo ku ruhu, nizo mu bwonko yazivanamo zose. Nsubira muri control. Muganga n'umuvuze mu Cyongereza amucishe mu cyuma, aburi indwara mu igufa, aravuga ngo I can't believe. Bivuga ngo ino kwapa ngo ntabwo abyizera, ntabwo abyemera. Nandi avuga ngo kwa Yesu turizera. Ni Jesus we believe, kwa Yesu turizera. Arambwira ngo urasenga, injewe ndasenga jewe. Hallelujah! Gusenga bidutarura mu mpagarara, gusenga bitumara umubabaro, gusenga bidukingura ijuru, gusenga bigwabiza imigambi wa dayimoni, gusenga bituremera ikiraro cy'umugisha. Nguriya nuriya mukobwa uri uteze igitambaro, yarangije kaminuza, bamutwaraga mu kagare ku ishuri, yaramunzwe. Kuva icyo gihe Imana biramukije. Rero Imana ntabwo ari abarazaro, Imana si y'abakera. Uko yahoze n'uyu munsi ni kwiri, uko yakizaga n'uyu munsi ni kugikiza. Wa wundi muto urwaye amara,
atabasha kujya mu bwiherero, yavutse yamara manini gros intestin zihura na hano inyuma bidafashe mu mwanya wabyo. Abantu bize munamara ukuntu design yayo imeze ugahura na hano, ntabwo byari bifashe rero, byaranaganaga mu nda, amara akazinga yandi bigaca mu kanwa. Baramubaga inshuro ya mbere, uzi gusudira amara ni nko gufikisa, biranga. Ubwa kabiri tumaramo imyaka 2 n'igice na madamu akayuzura umwuka wera, akajya yandika amandiko, akandika amandiko ku nda y'umwana, andi akayanyandika hano mu mutwe, nayo mfite amandiko ngendana mu musatsi hano, nyamaranye umwaka wose. Uriya arampanurira nyine nkamuhanurira nyine, nuko gahunda nuko zimeze. Nuko se muracyandika, muracyahanura cyangwa mufite n'ubwoba? Kariye mbahanurire, ningiye muhanuzi w'umukire uhari, ntacyo muri buntware. Ariko ndahanura mu bwenge mwifindurire. Umwana wacu tumaze imyaka 2 n'igice turi mu bitaro, haza umuhanuzi ngo Imana yantumye kuri mwebwe. Yagutumye ngo iki? Ngo yambwiye ngo uyu mwana wanyu azababyarira abuzukuru. Ngo niko Imana ivuze. Kandi afite imyaka 5 n'igice, afite 8. Dabati abahanuzi namwe mukwiye gusengerwa. Umwana umwe arapfa, afite imyaka 5 n'igice, Imana ivuze ubukwe. Mwumva rero ibintu by'Imana ntabwo ari rimwe guteranya imwe kabiri. La foi est un peu de folie. Kwizera ni nk'agace k'ibisazi. Arambwira ngo uyu mwana wanyu azabyara abuzukuru. Reka tubyizere ariko na madamu. Ubwo biravuga ngo Imana izamukiza, izamukuza, aho umusore arambagize, bamwerekane, tumusabire irembo, tumukwere, ashyingirwe, batwite, babyare, tubone umwuzukuru, njyewe se na nyina iduhe uburame, twibonere n'umwuzukuru. Mbatangarize ko kuva icyo gihe yahise afunguka, yongera gusura mu bwiherero. Yujuje imyaka 15. Mitanegura ni rya turo nababwiye natanze, mitanegura 800. Ngiye gutanga ituro ringana n'ibyo nagomba kumushyinguza, nari kubura umwana nkabura n'amafaranga cyangwa nayaguza. Mitamfata ari 800, mangiye gutura. Wampaye umuntu kanguhe bino bintu nanjye nagomba gutanga. Kandi itanyabarira. Aya ni amatangazo yo kubika, shyiraho 20,000. Isanduku 200 kaserike k'abana. Imva 300 y'umwana. Indabo 80. Akuvuga ikizingo kimwe 10,000, abantu 8 basigaye. Ubwo mwese afite uruzingo rwe. 80 by'indabo. Cyaho ni 100 amazi yo gukaraba, iyo vuye gushyingura baranakaraba. Cyaho n'indi 100 ryo gusoza ikiri. Ndagutuye ibyo ntaguhaye uzakoreshe za nshuti zanjye zagomba kuntabara. Nuko nareshaka ndanikatira maze kuyitura. Ariko nabikoze umwaka wose kugira ngo ubuzima bw'urugo budahungabana. Kwezi kumwe kwashira, iyi ni yamba wakuyeho, wimanye akazi k'ababaji, ababazi imva, wabimye akazi, nkonge abazicukura, iyi ni 200. Haleluya! Tujya twimana n'akazi. Nko kwa Hezekiya 15 batayicukuye. Ababaji n'abacuruzi b'indabo mbimye akazi, n'abamperekeza, n'abakodesha amamodoka na korobiyare. Buriya murashanga dusenge gute? Nuko ni mwimana akazi, ye nikigera muzataha nta kurama kudapfa. Ariko indabo bazibitse bashyire muri firigo ntizume, bazazizane muri blood shower no mu birori. Imana ibahe umugisha. Ndimo naganira n'abantu bumva ndabibona. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Ubwo rero mwaye muzi ko ndi busesengure mu byanditswe, nguvuga ngo handitswe aha, ngo mwongere naha. Nibi ngibi birabafashije. Nubwo twasenga twataha
Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Nyuma rero byagenze neza, ubu tugeze ntegereje ibigeragezo bishya. Kuna yamvuga ngo ntura agatebo kamwe ejo nkashyiraho umutiba, avaho kimwe hajyaho ikindi. Ubu rero ntegereje ibishya ariko hari ibyavuyeho. Biranakomeje, tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambwe. Nizere ko muri iteraniro nta muntu bahanuriye yuko intambara ze zishize ko atazongera kurira. Ko nahita mbivuguruza nkaba ati uzanarira uziyongeza. Kubera iki? Turacyari mu isi, ntituragera aho tutaraswa, ntituragera ibudapfa. Ubwo abari bafite amasezerano yo kutarira mwe muyakuyemo muzarira. Icyo mugifata ababyeyi ko muhise mubyumva nabi, hajya Imana iguha agahenge ariko turacyari mu isi. Imana ndayibashimiye, nimuncike ndimo ndabumva mu mwuka mu muragenda. Oya yavuga ngo ndahari, ntabwo uri umuvugizi w'abantu bose, mba mbumva. Haleluya. Ndagira ngo mbashimire Imana, nyuma yaduhaye uburyo ntaje kwirata muri iteraniro, icyubahiro kiraboneka cyo mu isi. Kwiga Imana irabisubukura. Imana irambwira ngo narabicumbitse, ndagira ngo mbanze umenye neza, ncumbukuye kwiga kwawe, uziga kugeza ubwo uzabyiyama. Ngo njye mvuga ngo niyamye kwiga we. None uyu munsi basigaye bampa burusi imwe, bakampa n'iya kabiri, bakampa n'iya gatatu. Ndarambiwe ntabwo nshaka kwiga. None byansoreyeho ubwo wabuze minervari. Abandi turimo turiyama kwiga. Wihanga mu isi niko bimera. Bamwe bajya gushyingura batambuka, kandi barongo twaremewe kuzajya mu ejobundi. Pi ubukwe bwiza, byose biragendana mu isi. Rero mbashimiye Yesu. Rero yanyise izina rishya, maze kugira umugisha, maze kuzamuka, maze gutera izindi ntambwe z'abakomeye bo mu isi. Iti nsanga irambwira ngo nkwise izina rishya. Ngo izina nkwise nanjye gusezera korari, nyiyoboye imyaka 14, 6 ndi secretary, 4 ndi vice president, 3 ndi president. Ndabasezera. Imana yambwira ngo basezere kandi babwire izina ngo haye. Barabizi ko ibyo mfite byose ari Imana yabimpaye. Irambwira ngo ngwinyise nta cyanjye cyanjye. Mu Kinyarwanda mbese nta keke, mu byo afite byose ninjye wabimuhaye. Irambwira ngo wowe witwa nta cyawe cyawe. Mbese mubirebe, yaba umugore, yaba abana, yaba umwuka mpumeka, byose n'Uwiteka bimpaye. Byaba ibyo mu isi, yaba n'inzu mbamo, n'akakuka, n'amaraso litiro zingize, n'uruhu mfite, n'imitsi ngize, n'amagufa, byose ni ibyayo. Imana ngo ninsezere korari, ngo nibajya bambona, ngo bajya bavuga ngo dore nta keke, ngo dore ngo waragiye. Nawe isuzumye wasanga ntacyo ufite. Kandi muri ibyo yavuze ngo njyewe ubwanjye n'ibyo ntunze, n'ibyo mucunguzi. Imana ibamera umugisha. Hari icyo mukuye mu buhamya? Imana ibahe umugisha. Nifuje rero kubaganiriza. Imana iducira inzira, umukozi w'Imana, mwaduteye umwete, mugaduha ikaze. Na mushumba wanyu twavuganye hagiye ku itabaro. Ndanezerewe ku mwanya mwampaye. Uwemera umuhanuzi ko ari umuhanuzi azahabwa ingorano z'abahanuzi. Uko mwanyemeye nk'umuhanuzi, ibyo ndi mugabane namwe muragabana. Za ministeri ziri hano, ya mpuzabikorwa, Imana ibahe umugisha. Nagira ngo rero ntambutse ubutumwa, iyo umuntu avuze ubuhamya bwinshi bagira ngo ni ukwivuga, tubigereranya n'imirama, ariko ijambo ry'Imana ni rwo rubuto. Ibintu bya Zaburi n'ibihimbano by'umwuka tube tubiretse, tujye mu ijambo ry'Imana umwuzuro. Ntararijyamo rero, ikindi nshaka kubibutsa, Imana yambwiye mbere ko nsoma iri jambo.
yarambwiye ngo abantu bagiye bica abana mu buryo bwo gukuramo inda ngo muzihane, kandi inambwira ko nzabaho urugero rwanjye, kuko ngewe navutse mama ari umunyeshuri wo mu segonderi bateye inda, arihangana arambyara, kandi Imana irambwira ngo ubuhamya sinzabuceceke. Ushaka kumbona wese n'umuntu wavutse neza. Jye nabyawe n'umwana wari utewe inda n'undi mwana, n'abana bakubaganye babiri, wiga muri 3e segonderi n'undi wari hejuru gatoye, baba arisambaniye. Ndi imbuto y'icyaha cyabo, ndi umwana ubyarwa n'abandi bana, ariko mama arihangana arambyara. Gusa nuko yapfuye atabonye kurundi igihangange mu isi, n'umuruho yarushye, n'ibitutsi bamututse, no kwa sogokuru induru yavuze ngo kwarutirana ababyeyi ikinyendaro. Ariko umunsi nihanaga ijuru yavuga ngo ribonye umukozi. Haleluya. Mvuka nta mpundu, iwacu nta brasha wazibayo. Bene abo bana nukubashyira mu gipira bakabahisha kugeza bavutse. Twe nta nubwo dukoroga ababyeyi, nta gusaba imbuto z'ikisi, ni mu gipira ngaho. Ariko umunsi nihanaga mu ijuru impundu zaravuze. Umunsi navukaga induru zavuze iwacu ngo babyaye ikinyendaro. Rero ayo mateka nuko navutse, ngira umugisha ndihana. Mama yicwa na sida, tagira ngo nararyohewe n'ubuzima, na mama sida niyamwishe. Mburira abana bari hano n'abagisambana mwese, nimutihana muzarimbuka, mutaranarimbuka indwara nazo zirabategereje. Rero nuko yambyaye mbo mwana w'umuyaya. Mburira abana bari hano b'abakobwa, abashuka mwese, abandi babashuka nukugira muzagira imirimo mibi yo kuba abagaragu b'abandi. Nanjye barambunganye ngo banshira inshuro nkunde nkure umwana w'umuyaya, ariko uyu munsi Yesu yampinduriye amateka. Ndi umuntu wo guhamya, ndi umwana wabyaye abandi bana. Mureba abana 7 n'umukwe, mfite n'umukwe. Imana yangiriye neza. Abatihana Imana izabahana. Nimutere umugongo ibibi, nimukora ibyiza, Imana izabemera. Ikibazo cy'uko wavutse no kutamenya Yesu gusa. Use mvuze nabi? Murajya kundega ko navuze nabi? Murajambura ayo navuze muyabyaza n'amagambo? Narimo nifashishe inkuru y'ubuzima bwanyu ngo ahari nundi wawe ufite ubwoba abuvemo, n'uwarugambiriye gukomeza ibyaha abireke, kandi ntawe utagira kera he. Ntimumfate nabi, nawe mufite kera hanyu. Ntawe udafite ahahise he, ndavuga ahahise hanjye, kandi birarangirira hano. Ninsohoka n'urusengero wese uvete dore kiriya kinyendaro, uya ndi bebe Mesiya, ndi umwana w'umukiza, ndi ikibondo cy'Imana, ndi umukozi wayo, ndi amaboko y'igihugu, ndi umukandida w'ijuru. Ngo birangiriye hano, ubisohokana turahurira hanze. Yesu agira neza. Rero Imana irambwira ngo abakoze icyo cyaha nimujya mumbona, ngo mujye mwumva urubanza mu mutima. Wenda nanjye umwe narokoreye muri wese yari kuba nkuru ya mugabo. Kandi nimumbona n'abateye umwete abandi kubikora, namwe Uwiteka abafata nk'abafatanya cyaha. Nimundeba mundebe kuntu ndi umugabo mwiza, ariko mundebe ndi mwishashe, mundebe banjugunye muri wese, cyangwa mu gishyamba, cyangwa mu makoro, cyangwa mu gakarito. Na Yefuta yari umwana w'amaraya, Akimana imukoresha iby'ubutwari. Nimumbona uru rubanza mu rugendane, ndanabatumye n'abamuzi. Twabonye umugabo, twamubonye w'urubanza,
Imana irambwira ngo ndurubanza ku bantu bakoze icyo cyaha. Ni ubuyobozi bwacu bw'igihugu bubabarira abana baguye mu byaha cyangwa bakoreshejwe amakosa nk'ayo. Wowe nyina w'umwana uwawe umukinagiza gute? Ari wowe wamwibyara. Ahangaha ntibatera haleluya kubera ko ntayirimo. Tuba tumeze nk'abari muri sale dope, tuba turi kubaga. Aha ntayirimo. Ntayo mwayivuga siva he? Ntago bivamo. Basanga umusore yinda umukobwa amahe n'amafaranga kuyikuramo. Niyo banabikoze no mu nzira zitari z'abaganga ya gishenzi buryo yanamwica. Ukoze icyaha cyo gusambana wongeye n'icyo gukuramo umuntu inda. Kandi mu Bashinwa mwumva uko babibara. Zabwo ufite imyaka 18 bongeraho n'amezi 9 yo munda ko ntago nabaye umuntu ngeze mu isi, nabaye umuntu ndi n'urusoro. Niyo mpamvu nuyikuyemo bamuhana nk'uyishe. Ndi no munda nari umuntu kuri ya myaka yanjye mwongeraho amezi 9 kuko ntago nabaye umuntu nsohotse mu nda ya mama. Oya, ndi n'urusoro nari we. Ubwo ku myaka yanyu mwongeraho amezi 9. Abashagije abavukiye 7 mwongeraho 7. Abavukiye 11 mwongeraho hayo. Ko mwari abantu no munda. Imana ikaba ngo nabamenye mutaraba n'isoro. Aka igihugu cyatumenye turi soro. Agira ngo rero mbafashe uyu munsi munshake mbasengere. Abayobozi bacu b'igihugu uti mwabana mwe ntimuzongere gukora icyaha ukundi. Musebe mu muryango. Mbabazi z'umukuru w'igihugu. Ariko kugira ngo tubice muri iteraniro nk'umukozi w'Imana, nk'umukozi w'igihugu. Mwabagabo mutwangiriza abana. Mwabasore mwe namwe abakobwa mwe mwirinde ibyaha. Ibyaha bitera umuruho. Mu abagore imburagihe bati inshingano bataragera. Kura ko narushye rero. Rero nagize ibyago nza kwiga n'amategeko. Nza kuba n'umushinjacyaha mu gihugu. Reba bakanzira nk'umuntu wafashe umwana. Mutekeza namuhana gute buriya? Muhana nihanukiriye. Nibaga ndi mu rukiko ndi gushinja. Nyakubahwa perezida w'urukiko namwe bacamanza. Uyu muntu mubona imbere yanyu nta burwayi bwo mu mutwe afite. Abikoze abigambiriye. Urumva ukuntu mba mbivuga? Yangije ndavuga we. Nyakubahwa uyu muntu akwiye kuba mu nzu y'igororero kugira ngo agororwe kuko yagoramye. Musaba imyaka 25 ari mu nzu y'igororero. Yangije hazaza h'abana b'u Rwanda. Ndavuga we. Reba rero nkanjye ufite amateka yabi. Tani ukuntu uruhu narushye, ukuntu bambunganye. Na mama agiye gushaka ukuntu bantwaye nkutwara amajyambere. Uko nyuma y'imyaka 7 yaje gushaka. Bantahana mu rundi rugo. N'abana batahanano. Nabagenda banyina gushaka. Meze nk'amajyambere wagira ngo ndibishingiranwa. Bantwara mu rundi rugo. Reba banzani munyacyaha. Yo. Nimutihana amategeko azabahana. Nidutabafata Imana izabafata. Kandi twe duhana umubiri. Niyo tunabahaniye no mu nzu y'igororero. Imana izahana na roho. None baba tumushitsi badusuye noneho nakaga. Mumenyereye bya bindi reka uko niko kuri. Rero Imana ndasoje ubutumwa yampaye gutanga. Ndasoje. Nta cyanjye kinyibusa guca bugufi ko ari Imana yangize uwo ndiwe. Cya kabiri kundi urubanza rw'abantu bishe impinja. Hari n'abagabo babibwira abagore babo ngo yivanemo. Iyo utamwegera yari kuyitwita se. Namwe mwihana.
mwihane kandi njye ubasengera nimubishaka ariko nta mugisha w'umuhatanano. Biraba ngo nabemeye bakizera yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo ari abahaswe, ntabwo ari abategetswe, nabemeye. Nta mugisha w'umuhatanano ntawo. Ndaje nisubira i Kigali rero nta cyanjye n'ubundi n'uyu mwuka ishatse yawuhagarika. N'agaciro ufite nawe ni umwuka uhumeka. Ngo imodoka yawe, ngo inzu yawe, ngo umugore wawe, ngo umwana wawe, iki se cyawe, ahubwo ni uyu mwuka utuma uba icyo uri cyo. Iyo uri intumbi uri intumbi. N'abafite amarinete mwambaye hano n'abatakibona mwese ntacyo kugihumeka nta kibazo. Hari intumbi urabona yambaye rinete se. Ubwo n'abarwayi muri iteraniro mwese muhumurizwe, muhumure kugihumeka. Imana yakora byinshi. Nsome rero ijambo ry'Imana. Ndasoma hano mu Byakozwe n'Intumwa ibice 10. Se ni nko guhorahoza. Ubu se uko niruhorahoza ahubwo wasengera ahangaha byo ntibihagije. Kandebe ijambo ry'Imana umuhigi yongere rivumbure n'ibindi. Byakozwe n'Intumwa ibice 10 umurongo waho wa 33. Kanikomereze abakibirimo neza. Imana yambwiye ko hari abataranduza imyenda yabo. Imana ntitura mu gatebo kamwe, Uwiteka azabe. Ntabwo tugendera mu kigari. Imana iracyafite 7 bitarapfukamira Bayali. Kare nabo mbakomeze uko nahawe kuba Paulo kubwiriza abanyamahanga, ndetse mba na Petero kubwira abakebwe. Kanganire n'abakebwe noneho. Byakozwe mu 10:3 haravuga ngo nuko uwo mwanya ndagutumira nawe wakoze neza ubwo uje. None turi hano twese imbere y'Imana dushaka kumva ibyo Umwami Imana yagutegetse kutubwira. Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarabanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Amen. Kongereho Yakobo igice cya mbere murongo waho ni wa 12. Yakobo iry'Abaheburayo igice cya mbere ngo wa 12. Hahirwa umuntu wihanganiye imugerageza, uko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Amen. Mwanyemera nkasoreza rimwe gusoma ibiza ndabivuga mu mutwe. Yobu 42 murongo waho ni wa 7. Yobu yihana wajyaga aburanya Imana ibyawe, noneho narabyumvisha amatwi wenda bireba, bitumye nca bugufi ndigaragura mwivu ndizinutswe. Yobu bice 42 murongo waho wa 7 niho ngiye guhera nsoma. Imana ikiza Yobu imushumbusha ibyo yarapfushije. Murongo wa 7, nuko Uwiteka amaze kubwira Yobu ayo magambo, Uwiteka abwira Elifazi umutemani ati, uburakari bwanjye burakubyukiye we na bagenzi bawe 2, kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje. Nuko rero mwishakire imasa 7 n'amapfizi y'intama 7, maze musange umugaragu wanjye Yobu, mwitambire igitambo cyoswa, kandi umugaragu wanjye Yobu azabasabira, kuko ari we nemera, kugira ngo ntabagenzereza nk'uko ubupfapfa bwanyu buri, kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje. Nuko Elifazi umutemani na Biludadi umushuhi na Zofari umwana wa Mati baragenda
bagenza uko Uwiteka yabategetse. Maze Uwiteka yemerera Yobu. Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka rero aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Imana itugire neza. Mwake neza ijambo ry'Imana. Ndanezerewe kubana namwe, nkababwira inkuru y'ubuzima bwanjye, Imana yampamagaye, kandi mfite imibyizi myinshi muri iri torero. Ndi umuntu wahawe amagambo y'ibyomozo n'amagambo y'inyubakabugingo, amagambo yuhumuriza yo gushyikiriza abera, nkomeza umubiri wa Kristo, nanjye itorero mbere y'urugingo, kandi Imana yarampamagaye. Rero nashaka ngo dusenge, ariko mbabwira ijambo ryanzinduye ryo kuba umuntu wemerwa n'Imana. Niryo jambo ry'umuntu wemerwa n'Imana. Tugira abantu benshi ugasanga umuntu ariyemera, cyangwa urundi ruhande ntiyemerwa, kandi ijuru ryo riramwemera. Uwiteka yampaye kubaganiriza ku muntu wemerwa n'Imana. Twagiraga umuhanuzi, nawe ndi umunyempano, ndi umuntu ukoreshwa ibitangaza n'Imana, ariko uwo muntu akajya avuga ngo njyewe yari umunyempano, buryo yinjiraga mu cyumba abadayimoni bose bagahita batangira gusakuza ngo araje we, bimutera ubwibone. Aravuga ngo njyewe ngo nkozaho, iyo bazimu baje ngo njyewe nkozaho. Bukeye abadayimoni baza mu wundi muntu, ibyo gukozaho biranga. Kuko ni ibintu tuba twarahawe ngo tubikoreshe, waherewe ubuntu jya utangira ubundi. Bati njyewe nkozaho. Urumva ni umuntu wiyemera kandi akiyemerera mu mpano atihaye. Hari n'abatemerwa kandi ijuru ribemera. Ariko reka mbibwirire uwemerwa n'Imana ibimuranga. Nifuje kubikora mu mpine. Abagabo mwese mu ndebe, twe n'abagabo bemerwa n'Imana. Ushobora gutemerwa n'umufasha. Uko umunsi babashingiraga mwari mubaye umubiri umwe, ariko ntabwo mwari mubaye umwuka umwe. Na muka Yobu yabishingutsemo, Yobu arabikomeza. Bati mbere nk'umugore wo mu bapfapfa. Bibaho umwe apima urwagwa undi agakomeza urugendo. Twarashingiwe dukijijwe. Rero mbabwire umuntu wemerwa n'Imana, umukobwa wemerwa n'Imana, umusore wemerwa n'Imana, muvuga butumwa, umugabura w'iby'Imana, umushumba, intama ibyari yindi, zemerwa n'Uwiteka. Ibimuranga rero bike nabashe kubona, agomba kuba yubaha Imana, agakora ibyo gukiranuka. Niko dusomye nifashishije hano kugira ngo mbabwire by'umuntu wemerwa n'Imana. Petero atumwaho na Koroneliyo, umugaba w'ingabo, mubare runaka, ngwino nari wanjye nsenga. Imana imishura umuntu witwa Petero, indangira naho ucumbitse, ko ari hafi bugufi bw'inyanja Yopa. Menya aho utuye, mutumaho umwe mu bagaragu banjye kugira ngo uzumbwire, ibindi ntabwiwe. Nsanzwe ndi umunyabuntu, nsanzwe ndi umunyamasengesho, ngira ubuntu bwinshi, ariko marayika yansuye arambwira ngo ninkutumeho. Mwumva agaciro k'abakozi b'Imana. Murebe hano mwese Beteli, haleluya. Murebe hano mwabagabo mwese, haleluya. Mwumva agaciro k'abakozi b'Imana. Hari iby'abantu babwiwe na marayika, ariko ibyo tuzababwira twebwe ba Petero. Ujya umuntu avuga ngo njyewe nta wambwirije, ngo nabwirijwe n'ijuru. Yego, marayika yarakubwirije, ariko hari ibindi tuzakubwira utabwiwe na marayika. Koroneliyo yavuganye na marayika, ariko amubwira gutumaho Petero. Niyo mpamvu mwana dutumiye. Hari ibyo mwabwirwa, hari n'ibyo musanzwe muzi, ariko na ba Petero barahari. Mutumeho aza kubwira n'ibindi. Acumbitse, Imana izi naho ducumbitse, haleluya. Irahazi ni bugufi bw'inyanja, izaho ntuye. Mutumeho ageze iwe. Rero menye neza ko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera.
wa munyabuntu we, wa munyamasengesho we, menye ko uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Sanze nawe kwemera kuko uyubaha ugakora n'ibyo gukiranuka. Yari umunyabuntu, agakunda gusenga, kandi ubuntu bwinshi we nabo mu rugo rwe. Ngibi biranga umuntu wemerwa n'Imana, arayubaha agakora ibyo gukiranuka. Ndimo ndiruka ariko dusimbuke n'ahandi. Isi kimwe tubonye mbongereho kandi twasome muri Yakobo cyo cya 11:2. Hahirwa umuntu wihanganiye umugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Mubyumve elayo, murahari mwaturimbiye neza. Abana bacu Imana ibahe umugisha. Namwe ba message n'abari ntafashe n'urukundo hari. Iyi Imana ibahe umugisha. Nageje gufata mu bikeya. Nagira ngo nongere mbatangarize ngo ntibirangirira mu kwemerwa, hari n'ikamba ry'ubugingo. Haleluya! Hahirwa abihanganira, ubwo birahari muri makeya. Ibibagerageza nibamara kwemerwa bazahabwa n'ikamba ry'ubugingo. Muhite mukuramo ijambo. Burya nubwo turi kwiga kwemerwa, ntibirangirira mu kwemerwa, hari n'ikamba ry'ubugingo. Ndimo ndasoza. Mbese namwe mufite ibibagerageza kugira ngo Imana ibemere, nuko mubyihanganira. Uwiteka aransuye, murebe mwese mutega amatwi munandebe. Arambwira ngo ikigeragezo ni intumwa yoherejwe n'Uwiteka ije kureba uko uhagaze. Ikigeragezo ni intumwa yoherejwe n'Uwiteka ije kureba uko uhagaze. Aye cyiza ari inkubi y'umuyaga, raho cyabyinishije muzunga, ariko Imana yashaka kuntu bihagararamo. Perezida nasimbuye muri korali ngo dusabye imbaraga zo guhagarara mu binaniza tutananiwe, kandi binaniza birahari, tubihagararemo tutananiwe. Murumva yemwe abakebwe ndi kubwira, kandi imite mbafasha. Iyo yarambwiye ngo Imana ikinguye ntawe ukinga, yanakinze ntawe ukingura. Iti nsobanura iby'ibigeragezo rero, yaba asenga muri hano badasenga, yambwiye ko ari ihirembo ibyo byose. N'ugihana urubazo warasenze cyane, kwati Imana wagihaye irembo, nyigisha mpimirwe ku myinzani yombi. Rero abafite iby'Imana yahaye irembo mwese muratangarizwa kubyihanganira. Ibikingiranye ntawabikingurira, ako yabihaye irembo ngo bikubeho. Ejo bundi uwo narwaje ayanyibwira ngo ndabona warabihaye irembo, ko nagerageje kwirinda, none wabihaye irembo. Ndasenga, nasenga Imana, agimbya n'andi magambo, simbaririza inzira ngo ndengere uwo nshaka kurengera. Rimwe iminsi ntirarangira yo kugeragezwa, twajya muri kwari gusenga, ndi Imana idashoboye byinshi, byinshi bigira umubare, yewe nshoboye byose, n'ibyo ntarakora nzabikora. Mbese Imana yacu himbazwe. Bari mu majune mwisuzuma ibyaha kubera ibibazo murimo, yabihaye irembo. Abageragezwa si abanyabyaha, tazibeshya, ajye wisuzuma. Hari n'abadushinja ibyaha. Ntabwo waho ubuzima nk'ubu ukorera Imana bibaho. Wageragezwa ukiranuka ukorera Imana, ntibazababeshye. Nose iyo wowe unsorejeho siko byagenze. Ba Birudadi, ba Zofari, ba Elihu, abo bose bamuzagaho. Ni ibyaha. Banje bakwana n'amasengesho y'iminsi 7 ngo bikurweho ibyago Imana yamuteje. Bora ntibivuyeho.
ni ibyaha byawe. Nimusoma igice cya 5, ya magambo yose nabateguriye kubasomera ndayasoje. Igice cya 5 cya Yobu baravuze ngo hamagara ninde wo mubera watabaza. Ku murongo wa 6, umubabaro ntuva mu mukungugu n'amakuba ntamera mu butaka. Iyaba ari jye mashatse Uwiteka. Uziguha n'umuntu mwasenganye akakubwira ko utasenze. Iyaba ari jyewe ufite ibintu nk'ibi byawe wumva ashatse Uwiteka. Nivubira isi imvura igasandaza amazi mu mirima. Buriya amagambo yose yavaga mu kanwa kawe musenya. Umubabaro ntuva mu mukungugu, amakuba ntamera mu butaka. Basanga ati amakuba n'ibyago n'iby'abantu byumve ubyigireho. Ku murongo wa 24 igice cya 5 cya Yobu hari ikintu twasuzumye, ariko nuko twabonye uzarama uzinjira mu mva yawe ushaje neza, abana bawe n'imikumbi yawe. Uzi ko mu kanwa k'abadusenya hava n'amagambo yandi meza. Hageze aho mu bice 26 yababwira ngo mwahuguye umunyantege nke ntimugasekwe. Amagambo yavugiye muri mwe n'ayande, n'umwuka wavugiye muri mwe n'uwuhe. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ndashaka gusoza mu cyaha cya 12, ariko mbabwiye akantu kamwe. Ndwaje uriya mwana n'ubuzima bwaraje, nagiye gusenga, umwana wacu yahiye. Eguka mada, eguka mufashe iteraniro, sibyo? Haleluya. Ejo yiriwe mu mubatizo yarushye, nagomba kuza ejo nimugoroba. Ubundi nkafata ibirindiro hano mukaza munsanga, ndabasimba siga ndabatwara igisenge ndemera mvunike. Ndaza nitwaye nongeye ntaye nitwaye. Muri sinkunda kujyana mu mashanga mu bantu nkare nduhuke kungira akazi kenshi. Aho ndabasimba siga base turaza nzaza mu gitondo ndababyutsa saa 10 mu byuke tugende. None kababwira akantu kamwe, mujye muhereza ubuhamya Satani. Umwana wacu yahenese njya gusenga, uri yaramunzwe gufa njya gusenga. Mwami Yesu, ntabwo nje gusaba ngo nkize. Ibyambayeho ubireba. Nafite ibintu nge nkaba ntabigira. Ntacyo uko kwabo kwaguhaye ngo biture. Ntabwo ari inyiturano rubahaye. Ndashaka kuvugana na Satani. Ntabwo ndi bugusenge Yesu we, sindi bugusenge ngo ndengere. Ndashaka kubwira Satani wundi we untega amatwi. Mitamubwira ibintu bine. Satani wanwishyuye umwana, akwiye madama nyumva ye kumpitana. Najya nkubwire ngo n'abandi basigaye naho basha urugendo rurakomeza. Kandi nabwiraga Satani icyo gihe, ntega amatwi nkubwire, njya numva amajwi yawe ambwira ngo mve kumana nizeye, ariko hari ijwi numvise ry'Imana rindutira yawe yose. Mwana wanjye wahiye n'abandi basigaye banahiye, urugendo rwakomeza. Cya kabiri, nanjye subabyara naho wanyica, intumbi yanjye ntiwayirya. Marayika waburanye imirambo y'abera kaburana umurambo wa Mose, yaburana n'uwanjye. Nyiri muzima ntuzankoraho, ndiri ntumbi ntabwo uzankoraho. Marayika uburana imirambo y'abera n'uwanjye ntazokora. Cya gatatu, ntabwo Imana yamparaye ngo wenda yampararutswe. Mpita nijya no muri siporo. Mujye muhereza n'ubuhamya Satani ariko. Gusa nyuma yo gupfa biki? Nyuma yo gupfa biki? Nubwo wanyica, marayika waburanye umurambo wa Mose yaburana n'uwanjye. Nyihumeka ntuzankoraho, ndiri ntumbi ntabwo uzankoraho. Marayika ubura imirambo y'abera nayazambura. Musimbabwiye amagambo akomeye mwihangane. Uriya ngo sinsenze. Yobu 42, uwageragejwe Yobu. Nashatse gufata urugero rw'umuntu umwe wihanganye mugerageza, umukiranutsi wo muri Usi. Imana yatangagaho urugero uti wamubonye Yobu wanjye, ariko nawe yagiye atana
muzabibona 2023 mundebe nta muntu wemeye kwereka ahumirije mwese mukanure nigiye uri guhanura ubu ngubu ubundi buhanuzi bwose ndabuhagaritse muhanure mureba mwereke mureba nta wemere guhumiriza mu izina rya Yesu n'iryanjye umukozi yatumye ndabiciye nigiye muhanuzi kandi musimburane mu guhanura ninsoza na gukomeza ahubwo ati noneho nakaga kaje Yobu rero umwe na kabiri naye mbabwiye igice 23 ukuntu yavuze ngo wanyerekaho Imana iri nakuzuza amagambo mu kanwa kanjye yo kwiburanira aho ni umucyanutsi yavuganira nayo ariko iyo ngiye ibumoso ndayibura najya iburyo nkayibura asoza yihaniye aravuga ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu nziza ngwerega nisoza icyo nategekewe ngo ifite n'ibindi bimeze nk'ibyo byinshi ngo nategekewe muri teraniro Imana isohoze icyo wategekewe. Haleluya! Imana isohoze icyo wategekewe ifite n'ibindi byinshi bimeze nk'ibyo. Ako yavuye umunsi yavutseho kijyanye na kabiri yarihana ibyawe nari nabyumvisha amatwi ariko noneho ndabireba cyo yitumye nihana ciye bugufi ndigaraguye dore ndi mwivu Uwiteka mbabarira. Imana nibwo yahise hamagara bataramwemeraga mu ntega amatwi. Biludadi sinzi icyumba bari barimo Zofari na Elifazi mugende mushaka umugaragu wanjye Yobu uko ari we nemera. Mugende mutware intama n'inka mugende abasabire uko ari we nemera. Uwimana yemera yihanganira y'umugerageza akora ibyo gukiranuka kandi si ukwihangana gusa hano ikamba ry'ubugingo. Arangije Yobu abona Biludadi abona ba Zofari abona ba Elihu n'aba Elifazi ariko Elihu we yari umuhatari yari umunyamwuka mwumva ukuntu yavugaga ibice niba ndibuka neza 8 avuga ngo mu bana b'abantu agiye gushinja Yobu ibyaha mu bana b'abantu hari mu mwuka guhumeka kwishura byose kuduha kujijuka. Reka nanjye mvuge kuri Yobu iby'ubujijuke n'Imana impumekeyemo. Ntuzahure n'umuntu uri mu kigeragezo ahubwo ngo mu bana b'abantu hari mu mwuka nanjye Imana imvugiyemo kandi agusenya anakubeshya. Ba Elihu turabagira ba Elifazi turabagira ba Zofari turabagira akimana nitwemera izanabemeza abo turibo ibabwire ngo niwe nemera. Rero abona baraje uwe kandi ibabwira ko ari we yemera ahita basabira Imana iramunamura iramukiza imukubira kabiri bashikiye baraza bazana izahabu Imana iramushumbusha yinjira mu mva yashaje neza mu myaka 140. Usenga Imana nagira ngo umuhanire kwemerwa n'Imana nagira ngo nongeye babwiye ko ibyabemerwa n'Imana icyanyuma kiranga umuntu wemerwa n'Imana ntacyurira abamugiriye nabi mwari mujado ntacyurira abamubwiye nabi mu bigeragezo kuko Yobu ngo yahise abasabira. Aho dufite abarokore n'inyigisho zimwe hano z'abantu bamwe mutaransuye ndwaye utarasuye Lazaro arwaye ntazamusure yazutse wo ntabonye mwibiba sinzamubone mwisarura ngo n'abarokore bitanye mwuka. Ntabwo Imana ikwemera. Imana itwemera gucyurira abatugiriye nabi guhora nuko Uwiteka umuntu ntabonye mwibiba umuntu ntabonye nshonje sinzamubone Imana yaransubije utaransuye mwibiba ntazansure mwisarura. Nimujya mubyumva se n'ibitutsi mwise bitagatifu bamwe aragahinga muri kaburimbo amagambo nkayo akagira urwiri agira ngo n'amakaroni uzi ibintu bavuga ari Uwiteka ababari uwemerwa n'Imana
ntacyurira abamuvuze nabi, kandi ntiwakunamuka, uzahora wunamye. Ariko dore ibanga ryo kunamurwa ni ugusabira n'abakugiriye nabi. Ninde muri iri teraniro uhari musengera wihana wataye Imana nkamusengera? Ubundi abashaka kumesa igishura, abibonyeho umugayo, nibo nshaka gusengera bwa kabiri. Wihana ninde muri iri teraniro musengere? Wiyumvise mu bubi bw'ibyaha mu bugingo bwe nkamusengera Imana. Ari uhari? Gira gutya ukaba ukigendera mu byaha, gira gutya ngusengere. Nta soni mfite z'ubutumwa bwiza, siniterabwoba. Nuwemeye, ninde ubyemeye, ninde ubishaka, ukibaswe n'ubusambanyi, akakibatwa n'ubusinzi, n'umugome, n'umubi, n'umwicanyi, Imana ni inyembabazi, yakubabarira. Twebwe turi abantu, niyo tukubabariye twongeraho amafundo. Urongeye n'ejo narakubabariye urasubiriye nanone. Abantu bashyiraho amapfundo, ariko Imana ikubabariye, ikubabarira rwose pe. Nzakubabarira rwose pe. Ninde uhari? Mwese Uwiteka n'abemera cyangwa n'abihana umugayo mu migendere yabo, batihanganye mu bigeragezo, batakiranutse, batubashye Uwiteka mu migendere yabo, Uwiteka abagire neza, ntazambaze ubugingo bwabo. Siniterabwoba, ariko twahawe guhanura, twahawe gutera umwete abantu kureka ibibi. Ntabwo waba ugisambana. N'igihugu cyacu gikeneye umuturage mwiza ufite ubuzima bwiza, akube n'umukandida w'ijuru, umuragwa w'ubugingo hamwe natwe. Dusenge. Nawe uhari? Imana iguha umugisha mushiki wanjye. Nta wundi. Imana iguha umugisha wawe petit frère. Nta wundi. Imana yarantumye, nawe Imana iguha umugisha. Ndi gutera umwete, umutima ntukubuze. Dayimoni ngo ashyire umugozi ngo ntiwihane. Twese twahereye hano. Twese ni hano. Icyita rusange ni ubukristo, ibindi biza nyuma. Ubushumba, upastori, umubosi runaka, nyuma. Icyita rusange, dominateri kome, ni ubukristo, ibindi biza byubakiyeho. Uburirimbyi buza nyuma, habanza gukizwa. Mutambuke abo nabonye, ntabwo ndi buhate abantu jado. Ndagusengera abo nabonye, mwigirane basengera. Abandi mwubike imitwe, umuntu wese yisuzume. Mutambuke. Betebura ntimwafasha. Tugiye iwacu mu ijuru, muze mwisigara gusa. Muhagararaho. Mucunguze, mushyiremo imbaraga. Haleluya! Hari barane, mushyiremo imbaraga mu ijuru. Impundu zavuze. Nezerwa umwana we ntama, abandi bari mu nzira, muze mwisigara. Abagezeyo baragwiriye, baranezerwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira, muze mwisigara. Nafashe umwanya munini kamereze abakozi Imana badusengera kubw'abavandimwe. Imana yaha umugisha. Yesu tubabwira ntitwamubonye, turamwizera. Niko Petero yavuze mu rwa mbere cye cya mbere 8, uwo mukunda mutaramubona ariko muramwizera. Impamvu twishima ibyishimo by'agakiza niyo ngorane yo kwizera kwacu. Tumukunda tutaramubona, turamwizera. Kandi yavuze ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Kuzasa ni kurerekanwa, niyerekanwa tuzasa nawe. Imana ibaha umugisha, mumwizere. Karibu mukozi w'Imana witeguye kubasengera. Imana ibaha umugisha. Amen. Ushaka ko tujana. Haleluya. Iyane.
tuzabane mu ijuru ihane turagushimiye mwami wacu Yesu nshuti yabera turaguhimbaje mwana w'intama w'Imana turagushimiye ko icyakuzanye hano ku isi ari ukuza kumaraho imirimo yose ya Satani imirimo yose y'umwijima abana bawe bamaze gutegera amatwi ijambo nyuje mu mukozi wawe bumvisha yuko nabo bagukeneye bumvisha ko bagushaka bumvisha ko bakwiye kugira ngo baze bagupfukamire bakubwire ibitaragenze neza mu bugingo bwabo ndakwinginze kugira ngo babarire bari ibyaha byose bakoze babari ibicumuro byose bagucumuyeho bari bakoze ko babonetsemo wongere ubejeshe amaraso bamenye ku musaraba i Golgota ushaka kuri ingoyi zose z'umwanzi zari zibaboshe ubagire ubuntu Mana amazina yabandike mu gitabo cy'ubugingo ubuzuza umwuka wa wera ubahe kuyoborwa nawe kandi bashoboze kumwubaha no kumwumvira muri byose ubagirire ubuntu ubahe guhamya yuko uyu munsi bihanye yuko bemeye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wabo kandi ko batazasubira kongera kugendera mu nzira z'umwijima bagenderagamo ubagire neza waho umugisha w'imbabazi kandi icyubahiro cy'Imana Data mu izina rya Yesu amen. Nanone mwami wacu Yesu ntabwo ari abagusa dusengeye ahubwo dusengeye na bene data n'abashiki bacu basigaye bicaye mu ntebe biragaragara ko batuye ko bakijijwe ariko kandi nabo bashobora kuba ari abo batandukiriye bashobora kuba ari abasubiye inyuma mu mutima bashobora kuba ari abagiye bageragezwa bakananirwa hari abagiye bivumbura abagiye bivovota hari abagiye batandukana hari abagiye bakora ibinyuranije n'ubushake bw'Imana abo bose ubimenye w'intege nke akaba gutakambira umutima we akwinginga kugira ngo umubabare Data mwejeshe amaraso yose umutunganye kandi ubambike imbaraga zo kunesha mu imbaraga z'umwuka wera zibashoboza kunesha ibyabaneshaga no gutsinda ibyabatsindaga uhindura amateka ni Beteri abantu bose bumve yuko bakwiye kwihanganira ibibagerageza kuko twabwiwe ngo uba wemeye gukingura irembo kugira ngo byinjire kandi n'uba ufite n'ububasha bwo kuzabisohora bigasubira iyo byaturutse abantu bagasigara bashima kandi bahimbaza izina ryawe tumaze kumva ubuhamya bw'umukozi wawe kumva yageragejwe ariko kandi ntakuveho ngo yemeye gutanga ubuhamya abwira Satani yuko ibyo yakora byose ntawe ubasha mufiteho kubera ko Yesu yamucunguje amaraso y'igiciro cyinshi akaba ari umwana w'ijuru akaba ari umwana w'Imana isumba byose tugire neza fasha ubwoko bwawe twese uduhane umugisha w'imbabazi kandi udehe kunesha ibyatuneshaga no gutsinda ibyadutsindaga kuba ubuntu bwawe n'urukundo rwawe dukunda Mwana umugaragu wakoresheje umugisha mu nzira yakuye ukunda kumukoresha ndazagera hose naje umugabo guhamya ibya Yesu kuko ko Yesu akiza kuko ko Yesu abeshaho n'ibindi byose washima kubunyuriza mu itoro rya umugisha n'Uwiteka icyubahiro cy'Imana Data mu izina rya Yesu amen. Muhaguruke n'abandi muhaguruke uya mwarimu duhitangazo aho ngiye gusenga muguma aho ngaho abandi muhaguruke mwese dusenge ngiye gusengera ibyifuzo umugejuru dusenge n'abagihari harimo arabagira inama uko bitwara hano dukiye gusengera ibyifuzo Yesu ashimwe Yesu ashimwe dukomere Imana amashyi mu ijuru impundu zavuze uko yakoze ibikomeye nayango rero nsengera ibyifuzo n'abavandimwe bagihari hanyuma umukozi Imana aduha amatangazo yuko bitwara n'igikurikiyeho nayango mbabwire ijambo rimwe nasengeye indwara Imana irambwira ngo nguhaye imbaraga nshya si nk'izo nahaye Samusoni izabaga mu musatsi wiwe nk'iza ba Petero na ba Paulo zaga ku mibiri yabo zikaba no ku bicucu byabo ubwo yatambuka umurwayi igicu bikamukiza Imana irambwira ngo nguhaye imbaraga zisengera ibyananiranye kandi izo mbaraga ntiziri mu musatsi ntiziri ku mubiri nazikwikiye muri ako kanwa kawe nguhaye akanwa k'isoko isaba jya usabira abantu banjye gusenga n'ibyawe ibindi ubimparire mureke nkore icyo Imana yantegetse rero mwende mwizere gusa niba ari urudosi ufite niba ari umusozi ufite uri imbere yawe Imana yampaye akanwa k'isoko isaba gusenga n'ukwanjye ibindi mbihariye Imana turagushimiye Imana yacu turagushimiye inshuti nziza
turagushimiye mutanga bugingo bwinshi, turagushimiye irembo ry'intama, turagushimiye muzabibu ukuri, turagushimiye wera ukuri, turagushimiye mukuru ubugingo. Muri iri teraniro turi Beteli, nawe uri mu turo bw'ijuru. Hano harimo ibyifuzo bitandukanye bifitwe n'abakijijwe n'abadakijijwe, kandi ugira neza, ukagira neza n'ababi n'abeza, nk'uko imvura uyigusha utyo. Turasenze muri iri teraniro kubera indwara zirimo, mu izina rya Yesu. Uri Imana ikiza indwara ziriho zose, iziriho uyu munsi n'izitaraza, zitarabonerwa inyito, wambwiye ko ari uzikiza mu izina rya Yesu. Hano harimo indwara, harimo abantu barwaye, bafite indwara zizerera mu mibiri yabo, indwara zizerera mu maraso, indwara mu nyama, indwara mu magufa, indwara mu maso, indwara zo mu bwonko, indwara zo ku ruhu. Mu izina rya Yesu ndasenze, nirukanye indwara katika jina la Yesu. Imibiri y'abakozi bawe bari muri iri teraniro, abagabo n'abagore, abakobwa n'abasore, ntabwo ari icumbi ry'indwara, ahubwo ni ubuturo bw'Umwuka Wera. Haleluya! Dusabye amagara mazima, niko abakozi basengaga ngo imibiri yanyu irabe mitaraga. Mbasabiye kuba bataraga, amagufa mazima, imitsi mizima, imigongo mizima. Haleluya! Umutima muzima, impyiko nzima wampaye. Haleluya! Akanwa k'isoko isaba, amaso mazima, amatwi mazima, ubwonko buzima, mu buhumekero hazima. Haleluya! Mu izina rya Yesu dusabye kuba bataraga. Ntabwo turi icumbi ry'indwara, ahubwo turi ubuturo bw'Umwuka Wera. Abinda zazibye badafite abana, tubasabiye guheka, tubasabiye abana. Uri Imana itanga umwana, aribo bana. Uri Imana itanga umwana, ubamhera umwandu abagutegereje. Ndagushimiye n'ibindi byifuzo bijyanye no kw'irembo ry'imibereho. Aho ni mu bukene, aho ni mu kutabona icumbi, aho ni mu myenda, kw'irembo ry'imibereho ugira icyo ukora, ushyira ifeza mu mifuka. Waravuze ngo ifeza icyo